Nanone ndabasuhuje ariko mbahereza n'ikaze muri inkuru yacu y'uruhererekane. Iki gice tugezeho ni igice cya 21 bwo duherukana mu gice cya 20 duherukana Dominique ariwe papa Benjamin yari yafashe Benjamin umuhungu we ndetse na Agape. Bana nanjye rero muri iki gice cyacu cya 21 kugira ngo mvuko byagenze nizera nashidikanya ko aho waba uherereye hose umeze neza, haba mu burengerazuba bw'isi, mu burasirazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo, aho hose nkwifurije kumera neza. Komeza ubane nanjye rero muri iki gice cyacu cya 21 ngiye turi kumwe nk'ibisanzwe. Ndikarangwa Sandrine, ahangaha turi ni kuri Umva Nkubwire. Abari mu masaha ya nijoro cyane, mama Agape wibuke aba yikubise hasi, baba bari kwa muganga, umugabo we ndetse na Ntwari bari kumwe. Gusa Ntwari ntago aba ari aho ngaho, hari umuntu kuri telefone aba ari kuvugisha, aba ari mushiki we Juliet atabwira Ntwari ati none se Ntwari, ubu ngubu koko ibyo bintu uracyabirimo? Narakubwiye ngo ibyo bintu bizakugiraho ikibazo. Ntwari atabwira Juliet ati Juliet, nibwo buryo bwiza nabonye nabasha gufasha. Ikindi kandi wibuke ko akazi papa Agape yampaye n'akazi koroshye cyane. Icyo nkora ni ukumuzanira amakuru kandi ibyo ngibyo urabizi neza ko mbishoboye. Rero muri aka kanya Agape bamushimuse. Ikindi kandi ntago tuza ahantu ari, mama Agape yikubise hasi, urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Impamvu nari ngwamagaye ndi kugira ngo nkubwire ejo mu gitondo kare uzazinduka uza ahangaha, mu gihe nyine tuzaba turi gushaka Agape nawe uzaba uri kumwe na mama Agape hano kwa muganga. Akimara kumenya ko umukobwa we bamujyanye, bamuziritse, basa nkaho banamukubise, kubyihanganira byamunaniye. Juliet atabwira Ntwari ati Ntwari, ndabizi neza ko ukunda uwo mukobwa Agape, ariko ibyo wamukoreye birahagije cyane pe. Ese ubundi arabizi ko waba ukorana na papa we? Ntwari atabwira Juliet ati Juliet, ntago igihe cyo kubimubwira cyari cyagera, ariko twari twateguye kubimubwira uyu mugoroba, ubwo ngubwo nyine nibwo bamujyanye. Rero ntago twigeze tubona ubu buryo twabimubwira, ariko nta kintu kibi nigeze nkora, humura. Ikindi kandi papa we afite ubusobanuro bwinshi rwose azamuhereza. Ikindi ni havamo n'umusaruro mwiza, bizaba byoroshye cyane kubimusobanurira. Juliet atabwira Ntwari ati Ntwari, amahirwe ugize rwose ni uko umwana wanjye yakuze. Yaba atarakuze rwose urabizi neza ko ntari buze. Ntwari ahita amubwira ati rega nanjye niyo mpamvu nguhamagaye, ndabizi neza ko uwo mwana wacu agomba gusigarana n'umugabo wawe, ibyo ngibyo byo bizakunda. Uranyemereye se ejo mu gitondo uzaza? Juliet ahita amubwira ati urabizi neza ko utansaba ubufasha ngo mbukwime, ejo mu gitondo rwose nzahita nkugeraho. Ikindi kandi ntiwihangayikishe Ntwari. Ntwari ahita abwira Juliet ati Juliet urakoze cyane, ngaho reka nkureke nsubire mu cyumba ahantu bari, ubwo tuzasubira ejo mu gitondo. Ahita amukupa, yamara kumukupa agahita asubira ahantu mama Agape ndetse na papa Agape. Papa Agape ahita amubwira ati none se Ntwari akubwiye ngo iki? Ntwari ahita amubwira ati ntago yakanga kumfasha mushiki wanjye, arabinyemereye ko ejo mu gitondo azahita tugeraho. Rero urumva ko bizahita bitworohera kujya gushaka uriya mugabo ngo ni Dominique. Papa Agape ahita amubwira ati Ntwari rwose ntago nicuza kuba naraguhisemo ngo dukorane, kuko bwa mbere nkubona uri kotsa ibigori iwanyu mu cyaro, rwose nabyumvisemo ko ugomba kumfasha. Noneho biba n'amahire dusanga umuntu twifuza gukora iperereza burya ni inshuti yawe. Ndagushimira cyane rwose, nubwo muri aka kanya bigoye cyane, ariko wakoze uko ushoboye ndabizi neza. Ntwari ahita abwira papa Agape ati papa Agape niwe nagashimiye, kuko watumye ubuzima bwanjye bugenda neza, kuko uriya munsi uza kundeba ukampereza ari amafaranga neza ubuzima bwanjye busa nkaho aribwo bwongeye guhaguruka. Bwari bwaranze neza. Mushiki wanjye ibibazo byari bimumereye nabi, umwana warwaye, nta kazi, ibintu byari bimeze nabi cyane. Rero aho waziye nanjye ndagushimiye cyane. Papa Agape ahita amubwira ati rero wowe nushaka utahe, njyewe ndaza kurara ahangaha, ubwo ngubwo turaza gusubira mu gitondo. Ntwari ahita amubwira ati reka ntago bishoboka, ntago nagusiga ahangaha, ahubwo wowe wataha ukajya kuryama, hanyuma tukazahura ejo mu gitondo ariko naraye ahangaha. Papa Agape ahita amubwira ati rero ndumva tutari buze kumvikana, ahubwo reka tube turebe icyo twaza gukora. Bahita basohoka aho ngaho bakajya muri korodoro, nta muntu n'umwe uri kubumva. Papa Agape atabwira Ntwari ati Ntwari, mbere na mbere tuza aho uriya mugabo atuye, ntago twamenya neza niba ariho twajya kumurebera, ariko birashoboka cyane ko ariho yaba ari. Ikindi kandi
wambwiye ko wagiye kureba Benjamin nawe ugasanga ntago ahari. Ese ubundi ntago waba ugira nimero za mama Benjamin? Ntwari ahita amubwira ati nabanza kureba ntago mbizi neza niba nzifite. Ahita amubwira ati ngaho reba. Ahita areba agasanga arazifite. Ahita amubwira ati okay, niba uzifite rero muhamagare wenda wumve ko yaba ari kumwe na mama we. Nidusanga ari kumwe na mama we cyangwa se mama we akabaza ahantu hari, ibyo ngibyo biraba byoroshye cyane. Tujya kumureba tumubaze nyine ibibazo byose twifuza kumubaza. Ntwari ahita ahamagara mama Benjamin ahita amwitaba, gusa aba ari mu masaha nijoro cyane. Akimwitaba nawe bafite nimero ye, ahita amubaza ati Ntwari urashaka iki muri aya masaha? Ni amahoro kumuhamagaye? Ntwari ahita amubwira ati ni amahoro cyane, ahubwo nifuzaga kukubaza Benjamin ntago wabuze ahantu ari? Mama Benjamin ahita amubaza ati ngo iki? Kandi numvaga Benjamin yaba ari kumwe nawe. Niba atari kumwe nawe se ari he handi ko nta zindi nshuti ze nzi? Urumva yaba ari kumwe nande? Ntwari ahita amubwira ati oya, Benjamin ntago turi kumwe, nagiye niwe rwose ntago ahari, nasanze hakinze. Mama ahita amubwira ati nari nagiye ku isoko ariko nanjye nasanze yagiye, gusa numvaga ko muri kumwe, ariko kanze gatoya ndaje nkuvugisha. Ahita amukupa, yamara kumukupa hacamo iminota nk'itanu. Iyo minota imaze gucamo ahita yongera agahamagara Ntwari, akita amubaza ati Ntwari uri hehe ngo nze nkurebe? Ntwari ahita amubwira ati nari ndi kwa muganga, mama AGAPE yagize ikibazo yikubita hasi, rero nari ndi kwa muganga. Mama Benjamin ahita amubwira ati okay, nta kibazo ndaje nkurebe. Ntwari ahita amusubirishamo ati uraje undebe muri aya masaha? Mama Benjamin ahita amubwira ati yego ndaje nkurebe. Ntwari ahita amubwira ati kanze gatoya ndaje nkuvugisha. Ahita amukupa, agahita abwira papa AGAPE ati mama Benjamin ambwiye ko agiye kuza ahangaha kutureba. Urumva ibyo bintu bisanzwe ra? Ikindi kandi amasaha yakuze, ni nijoro, ubu ngubu araza kwizana. Papa AGAPE ahita amubwira ati okay, nta kibazo rero, genda ujya kumureba umuzane niba ashaka kuza ahangaha, cyangwa se niba hari ikintu yifuza kukubwira nabyo akubwire, nta kibazo. Ntwari ahita asohoka akajya kureba mama Benjamin, aramuhamagara akamubwira ko aje kumureba, aramurindira. Mama Benjamin aba yarangije kwitegura. Ntwari asanga byose yabirangije ari kugira ngo bagende. Araza agakomanga, mama Benjamin agahita asohoka afite n'agashakoshi kugira ngo bagende. Ntwari ahita amubwira ati none se koko byanyabyo ushaka kuza ngo tujyane? Mama Benjamin ahita amubwira ati yego, nshaka kuza ngo tujyane, nshaka kujya kureba papa AGAPE kuko ndabizi neza ko ari kumwe na mama AGAPE, rero nifuza ko tujyana njye nawe. Ntwari ahita amubwira ati okay, nta kibazo, gusa niba hari ikintu wifuza kumbwira wambwira. Mama Benjamin ahita amubwira ati oya, nta kintu na kimwe nifuza kukubwira, reka tugende. Ahita amushyira mu modoka kuko papa AGAPE aba yamuhaye imodoka ye, agahita amujyana kwa muganga. Akimugeza kwa muganga arahagera, icyumba baba barimo, Ntwari akamwinjiza. Akimwinjiza papa AGAPE aramureba akamwitegereza, mama Benjamin nawe akamureba akamwitegereza, baba baherukana kera cyane. Papa AGAPE ahita ahaguruka akamuhereza ikiganza, mama Benjamin nawe ahita amuhereza ikiganza. Akimara kumuhereza ikiganza ahita amubaza ati mama AGAPE ameze gute? Araza koroherwa. Papa AGAPE ahita amubwira ati yego, ibingibi ni ibintu bisanzwe bimubaho iyo yagize stress, iyo atariye neza ibingibi bimubaho, ariko araza kumera neza nta kibazo. Wowe wari umeze gute? Haraciyemo igihe kinini tutabonana. Mama Benjamin ahita amubwira ati nanjye meze neza nta kibazo, gusa hari ikintu cy'ingenzi nifuzaga kukubwira, niyo mpamvu naje n'ahangaha igitaraganya kugira ngo nze nkurebe. Papa AGAPE ahita amubwira ati nta kibazo rwose wambwira, gusa mbere y'uko umbwira hari ikindi nanjye nifuza kukubaza. Ntago mbizi niba ubizi, ariko umugabo wawe, uwari umugabo wawe, yatwaye umukobwa wanjye AGAPE. Niyo mpamvu uri kubona n'umugore wanjye ari hano kwa muganga. Rero ndahangayitse cyane, mfite ikibazo ko hari ikintu cyaba ku mukobwa wanjye. Ndashaka kukubaza niba hari amakuru waba ufite cyangwa waba uzi y'ahantu twasanga umugabo wawe, wambwira. Kandi urabizi neza uburyo umugabo wawe amezemo, nshobora gusanga yakoze ikintu cy'ubusazi. Mama Benjamin ahita areba Ntwari nawe aba yahangayitse, aba ari kwizengurutsa aho ngaho buri kanya, ari gukomeza acishamo nimero ya AGAPE ariko byanze. Baba bari kubibona. Ahita abwira Ntwari ati Ntwari, izi adresse ngiye kuguha ugenda urebe niho papa Benjamin ari. Simbizi neza wenda niba yabajyanye ahandi hantu, ariko ndabizi neza ko ahangaha ariho ashobora kuba ari. Ako kanya Ntwari ahita asohoka atanabitekerejeho. Mama Benjamin ndetse na papa AGAPE bagasigarana aho ngaho. Muri ako kanya Ntwari akimara gusohoka,
mama Agape nawe ahita akanguka, gusa akanguka ari guhamagara umukobwa we cyane Agape. Abaganga bitabaza bakamureba bakamuturisha, bakimara kumuturisha ahita areba mu bantu bari aho ngaho, agahita abonamo mama Benjamin, ahita avuga n'umujinya mwinshi, agahita amubwira ati we waje gukora icyaha ngaha, nta n'isoni ugira, nta n'ikimwaro ugira. Umugabo ahita amubwira ati sheri tuzi, uyu nguyu ntahahuriye n'ibyo umugabo we yakoze. Mama Agape aramureba agahita amubwira ati ngo iki wabwirwa n'iki se ko batafatanije, gusa ntiyagira ikintu na kimwe kiba ku mukobwa wanjye, ibi ngibi byose muzabyishyura. Mama Benjamin ahita amubwira ati ndabizi neza ko icyo navuga cyose, icyo nakora cyose n'ubundi ntabwo mwabyizera, gusa ahangaha hari amakuru nari mbafitiye kandi aya makuru araza kubagirira akamaro, kuko ntabwo nifuza ko umwana wanjye yisanga mu bibazo, niyo mpamvu nje no kubareba. Mama Agape ahita amubaza ati nayahe makuru se udufitiye, ubundi njye ntabwo mbyumva, kubera iki waje ahangaha, waje kunshinyagurira? Mama Benjamin ahita amubwira ati oya mama Agape, ndabizi neza ko duherukana kera cyane, ariko ntabwo ndahangaha kugira ngo ngushinyagurire. Amakuru ngiye kuguha najyanye n'umuryango wanjye ndetse n'umuryango wawe, murabizi neza ko n'ubundi guhera kera twari inshuti, gusa ubucuti bwacu ntabwo bwaje kugenda neza. Ikindi kandi kuba papa Benjamin yarahindutse kuriya nta ruhare mbifitemo, kuko yaragera abura neza, nkajya mpora mwibuka buri mwaka igihe yapfiriye, mvuga ni umugabo wanjye yansize mu bibazo, ntazi ko umugabo wanjye hari ahantu ari muzima kandi ameze neza. Ikindi noneho giteye ubwoba kurusha ibyo bindi, ibaze ko n'umuhungu wanjye yari abizi iyo myaka yose, bapanga imipangu yo kugira nabi. Ibaze ibyo bintu, umugabo wanjye we nabyemera rwose akajya mu ibyo bintu, ariko umwana wanjye ntabwo nabyemera. Ikindi kandi kinzanye n'ahangaha, nanjye umuhungu wanjye reka namubuze, ntabwo nzi ahantu ari, wenda ntawamenya, wasanga papa we nawe yamujyanye cyangwa se yamutegetse gukora ibindi bintu, ntawamenya, kuko biriya bintu byose akora ni papa we wabimutegetse. Mama Agape ahita abwira mama Benjamin ati none si ibyo ngibyo twabyizera gute, uraza wiriza ahangaha uzi ngo ibyo ngibyo turaza kubyemera? Mama Benjamin ahita amubwira ati ibyo koko nibyo ntabwo mwaza kubyemera, gusa reka tubanze turebe ko Ntwari ari buze kubabona, naza kubabona ibintu byose biraza gukemuka. Mama Agape ahita ava ku buriri agatangira kwambara. Papa Agape ahita amubaza ati none se ugiye hehe? Mama Agape aramureba agahita amubwira ati ngiye hehe, ugatinyuka ukambaza ngo ngiye hehe? Ngiye gushaka nanjye umwana wanjye, ntabwo nakomeza ndyamye mw'ibi bitaro ntazi ahantu umwana wanjye ari. Ikindi kandi njye ndaza no guhamagara polisi. Papa Agape ahita amubwira ati mbabarira rwose, mbabarira utaza kunkoraho, kuko nkuko yatubwiye ngo niduhamagara polisi cyangwa tukagira ikindi kintu cy'ubugoryi dukora, araza kwica umukobwa wanjye, kandi urabizi neza ko ibyo ngibyo ntabyihanganira. Ntwari yagiye kumureba, rero ubura ahangaha akanya gatoya. Ikindi kandi nibuza gucya, mushiki wa Ntwari araza kuba yageze ahangaha, muraba muri kumwe, hanyuma twe tujye gukurikirana ibindi. Mama Agape ahita amubwira ati ariko njye ntabwo mbyumva, ni gute mwatinyuka mukambuza uburenganzira ku mukobwa wanjye? Erega nanjye n'umukobwa wanjye. Papa Agape ahita amubwira ati erega nanjye n'umukobwa wanjye, kandi uko umukunda nanjye niko mukunda, urabyumva? Rero ntabwo nshaka kubaburira icyarimwe, umeze nabi uri ahangaha mu bitaro, umukobwa wanjye bamujyanye, ariko nawe ntushaka no kunyunganira basi n'akanya gatoya ngo ugume guhumeka. Mama Agape ahita amubwira ati okay nta kibazo, ariko nyemerera kuri buze kubona umukobwa wacu, nyemerera kuri buze kumubona. Papa Agape ahita amubwira ati ndabigusezeranyije rwose, ndaza gukora igishoboka cyose kugira ngo umukobwa wacu aze kugaruka, rwose icyo biri bunsabe cyose ndaza kugikora, ariko mbabarira nawe menye ko umeze neza, ntumpangayikishe bigeze aha Mama Agape. Mama Agape ahita abwira Papa Agape ati none se warangije gusinya bya bipapuro bya kampani? Mama Benjamin ahita amubwira ati oye iryo ngiryo ni ikosa rikomeye cyane mwaba mukoze. Ikindi kandi murabizi neza ko iya kampani igeze mu biganza bya Papa Benjamin byaba ari ikibazo gikomeye, yayibyazamo umusaruro mubi akayikoresha ibikorwa bibi, ntago njye nabyemera pe. Ikindi kandi nanjye nifuza ko umwana wanjye ngarukira, niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo dufatanye. Mama Agape rwose ntago aba yishimiye Mama Benjamin, aramureba ariko akamureba nabi. Papa Agape arabibona agahita amurya urwara, akarekera aho ngaho kumureba. Barakomeza bagategereza ko Ntwari abahamagara. Ntwari nawe aba ari kugenda mu muhanda, gusa ntago aba ameze neza, aba ari kugenda ari gutekereza Agape, atekereza uburyo bwa mbere bahuye, atekereza n'ukuntu ubu ngubu atari kumubona iruhande rwe.
arakomeza akagenda adresse bamurangiye. Akihagera aba ari inzira ahantu iri yonyine, ikindi kandi ntago aba ari inzu isamaje biri aho ngaho. Arahagera agasohoka mu modoka, agisohoka mu modoka kuko bya nyabyo niho Papa Benjamin ndetse na Agape ndetse na Benjamin umuhungu we baba bari. Ahita arebera mu kirahuri agahita abona Ntwari, ahita akangura Agape agahita amubwira ati ndabona umucunguzi wawe aje kukureba. Agakino kagiye kuryoha noneho kurushaho. Ariko se niki cyamumaze ubwoba gituma aza ahantu nk'aha ngaha aje kukureba? Agape ashaka kureba ariko akamubuza, ahita asa nk'uwinyeganyeza. Papa Benjamin akamukuraho ikintu aba yamuziritse ku munwa, ahita amubwira ati ndakwinginze ntagire ikintu ukora kuri Ntwari, umfashe pe. Papa Benjamin araseka agahita amubwira ati wow, ndumva aha ngaha hari buze gukora urukundo, mufite inkuru y'urukundo iryoshye cyane. Ndetse nta kuntu twabigira gutya kugira ngo izaryohe nyine neza, umwe muri mwebwe agapfa cyangwa se mwese mugapfira icyarimwe? Urabyumva gute ibyo ngibyo? Agapagira ubwoba noneho bukamurenga. Ku muryango Ntwari arakomanga, nta bwoba na bukeya bafite. Agikomanga Papa Benjamin ahita asohoka muri cya cyumba agahita aza akamureba, arakingura. Akimara gukingura Ntwari ahita amubwira ati uzi neza icyo nje gukora aha ngaha? Mbere yuko Papa Agape asinya izo nzandiko uri kumusaba, nje kureba niba Agape ameze neza, niba nta kintu na kimwe wamutwaye kugira ngo abone asinye impapuro. Papa Benjamin ahita amubwira ati ntago nari niteze kumva ibyo ngibyo, ariko niba ari ibyo ngibyo rwose nta kibazo, injira. Ahita yinjira, nta bandi bantu benshi baba bahari. Agahita amukingurira icyumba Benjamin ndetse na Agape barimo. Agikingura arikanga kuko asangamo n'umuhungu we Benjamin nawe yamuziritse. Ahita aza imbere ya Agape agahita amuhobera, agiye kumukura ikintu ku munwa. Papa Benjamin ahita amubwira ati ibyo ngibyo ntago nabikwemereye, ariko kubera ko nzi ko mufite urukundo rwinshi reka mbikwemerere nta kibazo. Ahita akimukura ku munwa, Agape ahita aturika akarira agahita amubwira ati Ntwari waje gukora icyanga? Ntwari ahita amubwira ati ariko se wumvaga ntari buze? Ikindi kandi nta mahoro nari mfite ubwoba bwinshi cyane, nta kintu yagutwaye. Agape ahita amubwira ati urebye ntacyo meze neza, gusa ntimusinye izo mpapuro za kampani. Ntwari ndakwinginze ubwire papa ntazisinye, nta kintu na kimwe ndibuze kuba. Dominique ahita abegera agahita asunikira hirya Ntwari, agahita areba mu maso Agape cyane, agahita amubwira ati ariko se wa mukobwa icyo cyizere wagikuye hehe? Wagikuye kuri mama wawe? Wagikuye kuri papa wawe? Ariko ndabizi neza umuntu wagikuyeho kuri mama wawe, kuko na mama wawe nawe ni umuntu utagira ubwoba. Nicyo kintu cya mbere nari naramukundiye. Agape nawe aramureba mu maso agahita amubwira ati ese ubundi mama wanjye ntago ubona ko yahisemo undi muntu atari wowe? Impamvu yahisemo papa wanjye nuko yarabizi neza ko papa wanjye ari umuntu mwiza, papa wanjye ari umuntu ushyira mu gaciro, papa wanjye ari umuntu wumva ibintu, atari umuntu uhubagurika mu bintu akora nkawe. Ahita amukubita urushyi rwiza cyane agahita amubwira ati wagakobwa we, sinongere kumva uvuga amagambo nk'ayo ngayo. Ntwari nawe ahita ahaguruka asa nk'ugiye kurwana nawe. Agape ahita azunguza umutwe akamubuza. Ntwari ahita yongera agahagarara, ahita abwira Ntwari ati rero umwanya wawe nari naguhaye warangiye, wasohoka. Ahita afata Agape agahita atangira kumusubizaho cya kintu cyo ku munwa akamuzirika. Amaze kumuzirika Ntwari ahita abwira Papa Benjamin ati okay, mpereza iminota 2, hari ikindi kintu kimwe ngiye kubwira Agape, ni iminota 2 yonyine. Ahita aza akamwegera, agasa nk'umwegera hano ku gutwi, ahita amwongorera agahita amubwira ati Agape ndagukunda cyane kandi ndakora igishoboka cyose kugira ngo uva aha hantu. Icyo ndi kugusaba ni kimwe gusa, unyemerere ugume uri muzima, ntagire ikintu na kimwe uza kuba. Agape ahita azunguza umutwe. Papa Benjamin ntago ibyo ngibyo abyumva, ahita amufata akamusohora hanze. Bakigera muri salo y'iyo nzu, Ntwari ahita areba Papa Benjamin agahita amubwira ati ariko se tureke no kwita kuri Agape cyane. Wibagiwe ko uriya nawe wazitse wicaje hari ari umuhungu wawe wawe wagufashije guhera mu itangiriro, wakwitangiye agafata ubuzima bwe bwari bwiza akabuguhereza, akagukorera ibyaha bigiye bitandukanye, nta nubwo wamwubahira ibyo ngibyo yagukoreye. Dominique ahita abwira Ntwari ati Ntwari, mbere na mbere ntago ari cyo waje gukora aha ngaha, urabyumva neza? Waje kumenya neza niba uwo Agape wanyu ari muzima nta kintu namutwaye. Rero urabibonye, genda ubwire Papa Agape ko muhaye amasaha 2. Ayo masaha 2 narenga
nibucya mu gitondo izuba rikarinda rirasa mutari mwangeraho ahangaha ntabwo ibintu ndibuze gukora muri buze kubyishimira. Urabyumva neza? Kandi utagira ngo ndahangaha njyenyine. Kuba nsanze hano njyenyine ntabwo bivuze ko ndahangaha njyenyine. Urabyumva neza? Ntwari ahita amureba mu maso agahita amubwira ati none se uriya muhungu wawe uramuziza iki? Papa Benjamin ahita amubwira ati umva nkubwire wa muhungu we, ntago ibyo mubano wanjye n'umuhungu wanjye bikureba. Urabyumva neza? Ikindi kandi ndabizi neza ko ari wowe uhereza amakuru menshi cyane yatumye agera n'ahangaha papa Agape. Ndabizi neza ko ari wowe umunekera. Ubundi kubera iki uriya munsi twahuye ntabimenye? Kwigira umwana wababaye uturutse mu cyaro wahuye n'ibibazo, ariko ubu muri mipango yanjye ntago wigeze uyica rwose na gatoya. Rero ndaza kubikora kandi ndaza kubigenza neza. Urabyumva neza? Ese ubundi uriya mukobwa mukundana yaba azi ko uri maneko wa papa wera? Yaba abizi? Ntwari ahita amubwira ati ibyo ngibyo ntago bikureba. Dominique araseka agahita amubwira ati rero nawe ntukore ikintu kitakureba. Sohoka ahangaha ugende ujye kubwira boss wawe ko Agape umukobwa we ari muzima, kandi ibyo bintu abikore tarenze amasaha 2 rwose. Ngaho nsohokera ahangaha ugende. Ntwari ahita asohoka akagenda, agahita yicara mu modoka aratwara, ariko ntagere kure y'aho ngaho. Ahita afata telefone agahamagara papa Agape. Papa Agape ahita yitaba, gusa ntabwo aba ari muri cya cyumba umugore we arimo, yitabira hanze. Papa Agape ahita amubwira ati Ntwari bimeze bite, umukobwa wanjye aba ari muzima? Ntwari ahita amubwira ati yego ni muzima by'aka kanya, ariko uriya mugabo ateye ubwoba cyane, ashobora kumugirira nabi. Gusa arambwiye ngo aduhaye amasaha 2, ayo masaha 2 narangira tutari twamusinyira impapuro ngo tuzimuzanire biraba ikibazo gikomeye cyane. Ariko hari n'ikindi kintu kintangaje kiriyo. Papa Agape ahita amubwira ati niki se kigutangaje? Ntwari ahita amubwira ati baze ko nsanze Benjamin nawe yamuziritse nk'uko yaziritse Agape. Ndibaza kubera iki yaba yamuziritse kandi ari umwana we. Papa Agape ahita amubwira ati Benjamin ibyo ngibyo ntibiguhuma amaso, wasanga ari imipangu yabo bateguye. Yagirira nabi se umwana we? Ntabwo bishoboka. Ikindi kandi wasanga wa mugani wa mama Agape ari ibintu bateguye bashaka kuduta mu mutego, ariko ibyo ngibyo byihorere. Namaze guhamagara polisi, wowe wigira ubwoba, komeza uburi aho ngaho uri gucunga amakuru. Kandi ikindi Ntwari, umbabarira unsezeranye ko nta kintu na kimwe umukobwa wanjye ari buze kuba. Niba ko kumukunda byanyabyo ukaba umwifuriza ibyiza, sinze kumubura njyewe na mama we, ko niwe muntu wenyine dufite imbere n'inyuma pe. Ntwari ahita amubwira ati papa Agape ibyo ngibyo ndabigusezeranyije, ntabwo ari ukuba ari umwana wanyu gusa, ahubwo nanjye ni urukundo rwanjye rw'ubuzima. Rero ngomba gukora igishoboka cyose kugira ngo yongere atahe agaruke mu rugo. Papa Agape amubwira ati yego ndabizi neza ko umukobwa wanjye atigeze ahitamo nabi. Rero Ntwari ndakwizeye, niwe muri aka kanya nishingikirijeho. Urabizi neza ko guhera ku itangirira ari wowe n'ubundi nishingikirijeho, ariko ntabwo nari nzi ko bizagera naho batwara umukobwa wanjye. Ntwari ahita amubwira ati ibyo ngibyo ndaza kubikora, wowe humura, komeza wite kuri mama Agape, nanjye ibindi ndaza kubyitaho. Ikindi kandi wasanga mama Benjamin ari kutubwiza ukuri, kuko ahantu yandangiye neza adresse yampaye niho nasanze bari, nta mayobera rwose arimo. Papa Agape ahita amubwira ati nanjye ibyo ngibyo nari ngiye kubikubwira, reka tube tumwizeye muri aka kanya, ariko ntabwo twamubwira ibintu byose, wasanga n'ubundi bari gukorana nk'uko nabikubwiye mbere. Ntwari ahita amubwira ati nta kibazo. Rero mushiki wanjye mu masaha make yaraba hageze, kuko nawe tumaze kuvugana, ubwo ngubwo naza kuhagera nibwo turi bwongere kuvugana. Papa Agape amubwira ati Ntwari urakoze cyane. Ahita akupa telefone, Ntwari nawe akamukupa. Amaze kumukupa ahita asubira muri cya cyumba mama Agape abirimo, ariko aba yasinziriye. Ariko na mama Benjamin nawe ntabwo aba yavuye aho ngaho, akomeza yicaye aho ngaho iruhande rwa mama Agape. Papa Agape arinjira, akimara kwinjira ahita abwira mama Benjamin ati mama Benjamin uracyari aha ngaha, kubera icyo utatashye mu rugo ngo ujye kuryama uruhuke? Mama Benjamin ahita amubwira ati ariko se ni gute najya kuryama nzi ko umuhungu wanjye ari hano hanze, ari ahantu ntazi? Ntabwo bishoboka ko nabona ibitotsi. Ikindi kandi nifuzaga kuvugana na mama Agape, ariko ndi kubona ko adashaka kumpa umwanya, ariko ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, nzategereza igihe azemerera kumpa umwanya ngo tuvugane, nicyo gihe tuzavuganira.
papa AGAPE ahita amubwira ati none se wifuza kumubwira iki? Icyo wifuza kumubwira ntabwo wambwira? Mama Benjamin ahita abwira papa AGAPE ati yego nabikubwira, ndabizi ko ubu ngubu mwabaye umuntu umwe, ariko ndifuza gusaba imbabazi mama AGAPE kuko naramuhemukiye cyane muri ya myaka yashize, nagiye mbyirengagiza kenshi, ariko ubu ngubu nifuzaga kumusaba imbabazi, rero niyo mpamvu nyamukuru yari yanzanye n'aha ngaha. Papa AGAPE ahita amubwira ati okay, ibyo ngibyo ni iby'abagore rwose, njye rero mbaye nsohotse ngiye gufata icyayi, ubwo ngubwo ndaza kugaruka mu masaha ari imbere. Ahita asohoka agasiga papa Benjamin aho ngaho. Haciyemo iminota mikeya mama AGAPE ahita yongera agakanguka agasanga mama Benjamin ari aho ngaho, ahita amureba nabi. Mama Benjamin ahita ahaguruka akamwegera, agahita amubwira ati mama AGAPE, njye nawe twari inshuti cyane, wambereye umuntu mwiza ntigeze mbona ahandi pe, gusa umbabarire ko bwa nyuma na nyuma nakugambaniye kubera impamvu zanjye bwite, nkikunda cyane bikabije, gusa umutima wagiye uncira urubanza kenshi, nkifuza kukuza ngo nkurebe ngusaba imbabazi ariko nabwo bikanga, gusa muri aka kanya nciye bugufi ndi kugusaba imbabazi mama AGAPE, umbabarire ibintu byose naba naragukoreye, n'ibyo naba naravuze, n'ibibazo byose naba naraguteje. Mama AGAPE ahita areba mama Benjamin agahita amubwira ati mama Benjamin, njye nawe twari inshuti magara, nta kintu na kimwe naguhishaga, nta kintu na kimwe nigeraga nkora ntakubwiye, ariko nyuma waje gukora iki? Waje kugenda gutyo gusa, nta kintu na kimwe umbwiye, nta kintu nigeze ngukorera, uragenda gusa sinongera kukubona. Nyuma nabwo ubwo twahuye utangira kumbwira amagambo menshi umbwira ngo ibyo twakoze tuzabiryozwa, wumvaga ndibuze gusigara niyumva gute nyuma y'ibyo bintu wari umaze kumbwira? Rero rwose warambabaje cyane mama Benjamin, warambabaje cyane. Mama Benjamin atamubwira ati ndabizi niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo ngusabe imbabazi. Ikindi nari nzi ko umugabo wanjye yapfuye, ikindi muri kiriya gihe ubuzima bwari bumaze kugenda neza ubwo twahuraga, ariko numvaga n'ubundi amakosa ari ayanyu wowe n'umugabo wawe, rero unyihanganire cyane. Ndabizi neza wenda guhita umbabarira muri aka kanya biragoye, ariko nzakora igishoboka cyose kugira ngo nkwereke ko ndi kugusaba imbabazi kandi mbikore ku mutima. Mama AGAPE ahita abwira mama Benjamin ati rero muri aka kanya icyo ngicyo ntabwo aricyo gihangayikishije, ikiduhangayikishije ni ukubona abana bacu, niyo mpamvu nkangutse kugira ngo njye gushaka AGAPE wanjye, rwose kuryama byananiye, ariko si ubundi reka mbanze mpamagare Ntwari. Ahita afata telefone ye agahamagara Ntwari ahita amwitaba. Akimara kumwitaba ahita amubwira ati ma umeze neza, nari nzi ko muri aya masaha uri bube uryamye. Mama AGAPE ahita amubwira ati ariko se Ntwari, ni gute naryama agasinzira nzi ko umwana wanjye ari aho ngaho hanze bari kumukorera ibintu byamfura mbi koko? Ubundi se wamubonye ameze neza, bimeze bite? Ko papa AGAPE nta kintu na kimwe yigeze ambwira. Ntwari ahita amubwira ati ma AGAPE ameze neza by'aka kanya, gusa aracyari muzima nta kibazo, gusa ikindi kintu nifuza kuvugana na mama Benjamin. Mama Benjamin ari aho ngaho. Mama AGAPE ahita amubwira ati yego ari aha ngaha avuga ari kukumva. Ahita asuhuza mama Benjamin agahita amubwira ati rero mama Benjamin, ikintu gitangaje, sinzi niba muri kubikora kugira ngo mutujijishe, ariko nasanze umugabo wawe nawe yaziritse umuhungu we Benjamin ari kumwe na AGAPE. Mama Benjamin ahita amubwira ati ngwiki, ibyo se bishoboka bite? Ni gute yatinyuka n'ibintu byose yakoze, agatinyuka n'ibintu umuhungu wanjye yamukoreye, ntanamushimira, akamushimira ibyo ngibyo byo kumuzirika aho ngaho? Mana yanjye n'ubundi nari mbizi ko umugabo yavuye mu mutima ari inyamaswa, ndaje gatoya ngo usanga aho ngaho. Mama AGAPE ahita amufata agahita abwira Ntwari ati Ntwari urakoze cyane, rero ubwo turaza gusubira. Ahita amukupa. Akimara kumukupa mama Benjamin ararakara cyane. Mama AGAPE agerageza kumuturisha ariko akanga. Papa AGAPE nawe ahita agaruka mu cyumba agasanga mama Benjamin yasaze. Ahita abwira papa AGAPE ati ariko se ni gute atinyuka agafata umuhungu wanjye azi ko ari we wenyine mfite akamuzirika? Ndabizi neza ntago akina, ashobora no kumugirira nabi. Papa AGAPE amubwira ati tuza, nta kintu na kimwe ari buze kumutwara, n'umuhungu we n'imfura ye, urumva rero nta kintu na kimwe yamutwara. Mama Benjamin ahita areba papa AGAPE agahita amubwira ati ntago umuzi wowe, Dominique ntawuzi, ubu se ubundi abigirane? Mama AGAPE ahita ahaguruka akambara ikoti. Papa AGAPE amubwira ati ariko se wowe urajya hehe muri aya masaha koko? Baba bamaze gucya ari nka saa 12. Ahita abwira umugabo ati urazi
ngiye kureba umwana wanjye, ikindi kandi ntihongere kumpagarika, meze neza ntihongere kumpagarika. Mama Benjamin nawe abamushyigikiye bahita basohoka uko ari babiri, papa AGAPE akabiruka inyuma ariko barabyanga, bagahita bafata imodoka bagenda. Mama Benjamin ahangayitse ku rwego rwo hejuru, ariko na mama AGAPE nawe bahangayitse cyane kubera umukobwa we. Papa AGAPE agenda ari kubabwira ati mwaretse tugasubira, ariko baba babyanze. Baragenda bagahita bagera ahantu Ntwari bari, akibabona arikanga, agahita areba papa AGAPE agahita amubwira ati none se kandi ko muzanye kandi mwari mwansezeranyije ko mutari buze kuza. Mama Benjamin ndetse na mama AGAPE baramureba bagahita bavugira icyarimwe ati ariko uzi ko bari ari abana bacu bari hariya. Ahita buri kintu avuga, bagahita bajya mu modoka bakagenda. Abari iminota mikeya kuva aho ngaho kugera aho papa Benjamin ndetse n'abana bari. Bakihagera Mama Benjamin aguma mu modoka, mama AGAPE we afite umujinya mwinshi, ahita asohoka afite n'uburakari, gusa papa AGAPE aramufata agahita amubwira ati itonde, genda gakeya utagira ibibazo ahangaha. Mama Benjamin areba inzu akasa nk'ugiye kuri iminota mikeya, ariko ibyo bitabirangira agahita asohoka. Bagisohoka bose bakimara kugera hanze, Ntwari niwe ubanza kujya imbere. Akijya imbere, akigera ku muryango neza isasu rihita rivuga, bose bakikanga, imitima ikabavamo, bakirukanka bajya ku nzu kugira ngo barebe ibibaye. Ahangaha rero niho dusoreje iki gice cyacu cya 21. Nshima cyane umuntu twabanye kuva natangira kugeza ngeze ahangaha ku musozo. Ndamushimiye cyane, nizera ntanashidikanya ko mu bindi bice biri inyuma tuzabana, tuzahura ubutaha. Rero giye twari kumwe nk'ibisanzwe, ndikarangwa Sandrine.